Inshuti za inono+tv nongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro indyo ibiryo n'ubuzima. Ndizera ko umeze neza, abatameze neza namwe ndabihanganishije. Mboneho gusuhuza abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Ntibagiwe namwe aba diaspora. Turi kumwe na Chef Baraka akaba agiye kutubwira ku kamaro k'ifunguro rya mu gitondo. Chef Baraka, karibu ku inono+tv. Murakoze cyane. Tujye kwiga cyangwa se guhugurana ku kamaro k'ifunguro rya mu gitondo abenshi bazi nka breakfast. Uyifata? Ndagerageza. Breakfast cyangwa se ifunguro rya mu gitondo rifitiye akamaro kanini umubiri wacu cyane cyane ubwonko. Hari ukuntu usanga abantu mu gitondo babyuka bagahita bajya mu mirimo yabo nta kintu babanje gufata ariko kurira no kwiyangiza. Breakfast ituma ubwonko bwacu bukora neza kubera yuko ubwonko buriya ni nka battery y'umubiri. No kuvuga ngo iyo ugiye mu kazi utafashe breakfast ni nko gufata telefone irimo 5% umuriro ukayikoresha uri kwangiza battery. Ifunguro rya mu gitondo ikindi kintu rero ridufasha rituma riturinda kuryagagura hagati mu munsi. Iyo umuntu atafashe ifunguro rya mu gitondo ni hahandi aca kutubiswi bino byose babakorera ku mihanda biba birimo imyanda n'ibiki ugasanga utangiye gustavinga. Ariko burya iyo wafashe ifunguro rya mu gitondo ntago biri gukenera ibyo bintu. No kuvuga ngo breakfast iturinda kuryagagura bigatuma igifu cyacu kimererwa neza. Undi mumaro rero wa gatatu wa breakfast ishobora gutuma umaintaininga weight yawe. No kuvuga ngo ishobora gutuma ibiro byawe bikomeza biringanye. Nimba wenda ufite ibiro 50 bigakomeza biri 50. Burya iyo umuntu yafashe ifunguro rya mu gitondo bituma atarya buri kanya kwa kundi saa 4 zigera ukumva urashonje ukagufasha uwo mugati ugasanga saa 5 nabwo ukeneye gufata utubiswi. Biriya bintu bituma ibiro bigenda bihindagurika bitewe n'uko umubiri wawe umeze, ibiro bishaka kwiyongera cyangwa se bikagabanuka. No kuvuga ngo breakfast ituma umuntu abasha kumaintaininga ibiro bye bigakomeza biri ku murongo uko abyifuza. Akandi kantu k'ingenzi cyane, breakfast ituma ugira imbaraga mu munsi wose. No kuvuga ngo bishobora gutuma ukora akazi kawe neza, wirirwa neza. Wirirwa neza. Iyo wafashe ifunguro rya mu gitondo ujya mu kazi umva ufite imbaraga. Ikindi ushobora gukora amasaha menshi kurenza ayo wakoraga. Warubizi? No kuvuga ngo hari ukuntu umuntu nyine ajya mu kazi atafashe breakfast ugasanga agatangira kukica atangira sinzira nka saa 5 ugasanga akazi kakunaniye. Ni byiza rero yuko tujya dufata ifunguro rya mu gitondo kuko rituma dushobora gukora amasaha menshi, bituma uba wumva umeze neza mu mubiri. Burya umeze neza mu nda no mu ntekerezo umeze neza. Ese chef nk'umuntu w'impuguke ku bintu bijyanye n'imirire, ese breakfast zitandukana gute? Kuko hari ushaka kunywa jus mu gitondo akaba yafata wenda n'uwo mugati, hari ushaka kuba yanywa icyayi agafata n'umugati. Ese nta bigira itandukaniro cyangwa iyo ari yo yose nta kintu byatwara? Breakfast ubundi ni byiza ko umuntu arya heavy meal mu gitondo cyangwa se indyo iremereye. Hari abashobora kurya ibiryo bisanzwe ugateka umuceri, imboga. Iyo ubashe kubirya mu gitondo ni byiza bitewe n'ibifu byacu bitandukanye. Hariho ushaka kurya ibiryo mu gitondo bikamugwa nabi, ariko tugendeye ku nama z'abantu bazi ibintu bijyanye n'ubuzima ni byiza kurya ibiryo nyabiryo mu gitondo. Iyo bitakugwa nabi ni byiza kurusha kwa kundi ufata icyayi n'umugati, kuko burya icyayi n'umugati ni bya bindi nyine ni ibiryo ntabwo aba ari indyo yuzuye. Rero ni byiza ko mu gitondo nabwo nimba ufashe wenda uwo mugati ugomba gushiraho wenda n'amagi cyangwa se proteine kugira ngo uze kubalansa ya ndyo ize kuba ari indyo nzima, indyo yuzuye. Uvuze ku kintu kijyanye na proteine. Nkeka ko proteine zishobora kuba ziri mu bintu bishobora kuba byongera ibiro. Ese ntabwo kuba wafata proteine mu gitondo bishobora kuba byakongerera ibiro nko ku bantu nkatwe tuba dushaka kugabanya ibiro? Proteine rero kuzifata mu gitondo nta kibazo kubera yuko urazifata ukahita ujya mu kazi. Uragenda ugakoresha za mbaraga
noneho nabyo biryo wafashe mbese uri kubikoresha uri kubibaninga ntago umubiri ubibika. Niyo mpamvu rero kurya mu gitondo burya ni byiza cyane kurenza nimugoroba, kuko nimugoroba turarya tukata twiryamira bya biryo twariye ugasanga biribitse mu mubiri ntago tubikoresheje. Indyo ya mu gitondo rero ntago itera kongera ibiro cyangwa se izindi ngaruka, kuko umuntu ararya agakomeza agakora hagati mu munsi ugasanga umubiri nyine urabibalansa neza nta kibazo biteye. Ni iyihe nama wagira ku bantu barya bakurikije amasaha? Ugasanga hari nk'umuntu muri we wumva yuko kurya ari saa sita z'amanywa akaza kongera kurya saa 2 z'ijoro cyangwa se saa 9 z'ijoro, aho mu gitondo nta kintu yafashe cyangwa se niba nagifashe yafashe wenda icyo cyayi, ariko yumva ko kurya ari za saa sita. Avuga ati saa sita ndagenda mfata ifunguro njye noneho nze kuza kongera njye nijoro. Icyo nabwira abantu rero nk'abo ngabo mu Rwanda usanga turya amasaha, iyo saa sita zigeze baravuga ngo ndashonje, ariko burya icy'ingenzi ni ukumenya igihe urira ibyo kurya bitewe n'akazi kawe. Hari nk'umuntu wenda utangira akazi saa 9, uwo nguwo nimba ashobora kuba yiryamiye ntabwo ari ngombwa ko abyuka ngo afate breakfast aryame, urumva n'undi bya biryo ntabwo aba agiye kubikoresha. Ariko umuntu ujya mu kazi mu gitondo ni itegeko kujya mu kazi wariye, ni ukuvuga ngo ushobora kurya mu gitondo ukajya mu kazi, noneho wabona pause ugafata ibiryo byoroheje, kuko iyo uri ibiryo biri heavy nanone akazi gashobora kunanira. Hagati mu munsi haba haje ubushyuhe, murabizi hari abantu bava kuri lunch ugasanga bari gusinzira. Nk'abantu nk'abo ngabo ni byiza ko bajya barya ibiryo nabyo byoroheje kugira ngo baze kubasha gukomeza akazi. Bivuze yuko umuntu yakariye mu gitondo byaza no gushoboka akarya no hagati mu munsi akaza no kuba yarya nijoro cyangwa se nijoro kutarya. Nimugoroba rero ni byiza ko dufata ibiryo byoroheje cyangwa se ibiryo bitaremera mu gifu, amapotaje, icyo cyayi, igikoma, nibyo byiza kubera ko urumva nijoro tuba tugiye kuryama ntabwo tuba tugiye gukora. Ni byiza ko turya ibiryo byoroheje, udu snacks, ugafata udufruwi, amaji, nibyo byiza kurenza gufata ibiryo bisanzwe nijoro. Chef Baraka, waduha nk'urugero rwa breakfast umuntu yategura yaba yoroshye ku buryo umuntu yabyuka nk'abari kukumva abari kukureba, ku buryo mu gitondo yaza kubyuka akavuga ati ngendeye ku byo Chef Baraka yavuze reka ngigerageze ndebe. Nshobora kuba nk'urugero, ushobora gufata umugati ugashyiramo avoka nayo iba ifite fats na proteine, ugashyiramo ibitunguru n'utunyanya, warangiza wenda ukabinywesha ji y'imbuto, kuno ufata imbuto ukazibrandinga, ushaka kuzivanga cyangwa se niyo ufata amatunda yonyine ukayabrandinga ukayayungurura, iyo ji akaba ari ifatishwa mugati. Iyo ngiyo ni breakfast iri simple kandi iri healthy. N'icyayi n'icyayi nta kibazo kuko nkunda icyayi. Uretse ko tuzanamusura tuzagerageza tugusure uyidukorere noneho tubone uburyo ki uyiteguye kugira ngo abadukurikiye nabo bajye babasha kubyitegurira, cyane ko hari nk'abajya baca mu gikari ugasanga baciye inbox barabaze barambwiye bati se twabigenza gute, uzatwegerere Chef Baraka tubwire uburyo ki wategura ifunguro rya mu gitondo. Ariko murabona ko namuzanye kugira ngo ababwire uburyo ki mwategura breakfast yoroshye mu buryo ubwo ari bwo bwose bworoshye bushoboka kandi bwakorohera buri muntu wese bitewe n'ibyo dufite inaha iwacu cyangwa se n'abari hanze bagendera kuri ibyo. Byose birashoboka kuko akenshi ibyo kurya tuba dufite muri Afurika biba biboneka no hanze, biba byoroshye. Umva ko nyine n'abadiaspora bacu nabo bizabafasha. Chef Baraka wakoze cyane. Nongera kubibutsa Instagram ye ni Baraka _Rehema _7. Baraka _Rehema _7. Bagusura kuri Instagram bakagenda bareba uburyo ki noneho izo breakfast wagiye utegura ziriho
ndabashimiye cyane kandi mbifuriza ibyiza n'imigisha myinshi. Saba mwe mutarakora subscribe, gukora subscribe ndetse na comment. Murakoze cyane. inono+tv ni mwa.